Komisiyo rukusanya ya Edouard Karemera naho ibijyanye n'ikiganiro cya Kanziga cyo ni ikiganiro cy'agahoma munwa ngira ngo abantu baza kubona kanya babazana kirebe bijyanye n'ingamba zabazihari zo kwigisha abakomoka kuba genocideri ku byo Senateri Evode Uwizeyimana yabajije ikibazo kirebana na komisiyo y'iserukusanya. Ikaze ku muyoboro wacu ihuriro ry'amakuru. Aha naho muzajya musanga amakuru mu bya politiki, iyobokamana, ubuzima n'imibereho y'abanyarwanda muri rusange. Ariko nashakaga kubaza nyakubahwa minisita hari ahantu yahereye mu mateka inyuma ndatekereza ko ubushakashatsi bwinshi iriya komisiyo rukusanya ya Edouard Karemera niyo iyo nagira ngo muze kumbwira uko muyihuza n'iriya y'inzego z'iperereza ndetse na nuance zirimo cyane cyane ku bitekerezo ibipimo ikintu kinini nibuka muri komisiyo rukusanya abaturage Karema bavuze ko ubutegetsi baburambiwe muri 91 itegeko nshinga ryo mu kwezi kwa gatandatu ryemeye multipartisme ryavuye mu byavuye mu bitekerezo byavuye muri iyo raporo kuko Edouard Karemera na komisiyo yarayoboye bazengurutse igihugu cyose bakusanya ibitekerezo suite ya recommandation ya rapport hanyuma ibyavuyemo byanifashishijwe mu itegeko nshinga rya 91 ari naryo ryemeraga amashyaka menshi ngira ngo muri icyo gihe mbere gato Perezida Habyarimana yashyizeho guverinoma yari yobowe na Nsanzimana Sylvestre nubwo bari bakiri muri parti unique niyo guverinoma nabonyemo abantu benshi bakomoka mu majyepfo no mu burasirazuba ubundi mbere atari ko byari bisanzwe bimeze ubonaga ko yatangiye kubona kuko hari ikibazo nagira ngo muze kumpuriza izo raporo zombi kuko les données ziratandukanye ariko hariho reality zihuriraho comparativement n'ibyo dufite uyu munsi hari ibyo mumaze kutugaragariza mu bushakashatsi ariko nkunze kuvuga ko ubushakashatsi akenshi bwerekana perception kuruta ko ari reality ndetse mwana tubwiraga ko tubona ku mbuga nkoranyambaga aho abantu bihimba amazina bagahimba amazina umuntu akihimba ikizina kuko akagutuka cyangwa ugasanga ni n'umuntu mwirirwana ariko biriya bintu avuga yihimbye ikizina ubundi uriya niwe muntu nyawe kuko ni umuntu waboze muri we ariko udashaka kwigaragaza noneho nge nkavuga nti uyu muco w'abanyarwanda aho umuntu apima ikirere akagusubiza icyo ushaka kumva ukamubaza ariko ibyo akabigumana ariko akareba uwo uri we noneho akagerageza kugusubiza icyo ushaka kumva par rapport y'ibyo mutubwiye mu bushakashatsi mutubwire niba nta mpungenge zaba zihari cyangwa se mujye muganira n'inzego z'iperereza kugira ngo murebe niba nk'imibare yabo bihura cyane cyane ko raporo z'izo nzego zitajya muri publika ariko muze kumbwira kuko niba mufite uko mwabihuza naho ibijyanye n'ikiganiro cya Kanziga cyo ni ikiganiro cy'agahoma munwa ngira ngo abantu baza kubona kanya babazana kirebe harimo n'ibintu bigaragaramo ubwenge hafi ya ntabwo aho avuga ngo rimwe yari yicaye mu ndege abapilote b'abafaransa baza kumubwira yuko hari misile zaje hano muri CND ngo ariko ngo baramubwira ngo azajya ataha mbere ya saa 11 kugira ngo saa 9 misile ntizikora donc urumva ibyo nabyo ni ibintu bishekeje ubundi akavuga ngo Lizinde yaje kureba umugabo we yaje uko amwita generale ngo yaje kureba generale ngo mbona Habyarimana ajunguje umutwe Lizinde amaze kugenda arambwira ngo ambwiye ko abanyapolitiki bo muri 73 bose yabishe so donc murumva ibintu nk'ibyo ngibyo kandi ngibirana ngora kwibaza ko niba n'umuyobozi w'inzego z'iperereza yagiye gutanga raporo asanga perezida mu rugo so simbizi niba ariyo mikorere y'icyo gihe wenda nkeneye commentaire yawe nabwo uraza kutubwira naho ibijyanye n'abapadiri na za koritariye nako kororome ubwo simbizi niba hari ikisobanura kinini kuko twabanyujijemo ijisho muri 94 so muri ibyo nabazaganya kuba perezida wa Sena murako adusobanura n'ibyavuye muri ubushakashatsi ariko mushimene mu by'ukuri n'uburyo acukumbura agaha abanyarwanda n'abandi bashaka kumenya amakuru y'ukuri amakuru ya nyayo abafite ibimenyetso kuri jenoside yakorewe abatutsi mu by'ukuri igihe ikiganiro cye buri gihe
kinyigisha byinshi ku mateka yacu. Hari ibyo umuntu abazi ariko cyane cyane nka biriya bya mbere bya kera n'ibyo abantu baba batazi neza. Ibibazo byinshi byanashubijwe, ndamushimira cyane, ariko hari ibitekerezo nka bibiri mfite, cyane cyane ikijyanye n'ingamba zaba zihari zo kwigisha abakomoka kuba genosideri. Impamvu mvuga ngo kwigisha abakomoka ku genosideri ni ibyo abanyarwanda bose bakwiye kwigishwa, cyane cyane urubyiruko, ariko nagize impungenge z'uriya mubare wa 36% batemera ko ababyeyi babo bakoze jenoside kandi wenda yarabahamye baranayihaniwe. Nahagize impungenge cyane ko urwo rubyiruko rw'abanyarwanda rudahindutse, rutigishijwe ngo ruhindure imyumvire, cyaba ikibazo gikomeye, byagira n'ingaruka ku gihugu. Tuzajya dukoresha mu biganiro dutanga hirya no hino, rwose bizadufasha. Icyo nashaka kuvuga nuko nanjye nemera ko kwigisha neza amateka y'igihugu cyacu byubaka ubumwe, bifite uruhare runini mu kubaka ubumwe, ariko nge nkabona hakiri intera nini mu kugira ngo tugere kuri iyo ntego yo kwigisha amateka neza. Ko mu minsi ishize ya GPF muzinya kwa minisitiri mwabayemo, twakoze igikorwa cyo gusura amashuri ategura abazaba barimu b'amateka mu mashuri yisumbuye, ariko dusanga hakiri intambwe. Abenshi baravuga bati dukeneye amahugurwa ya minubumwe, dukeneye amahugurwa ya Gistras, dukeneye amahugurwa. Abenshi ukumva ko barambirije ku mahugurwa ya minubumwe, ku mahugurwa ya Gistras n'abandi baba mu mahugurwa, bigaragaza ko aho abarimu b'amateka bigishirizwa hakwiye kwitabwaho ku buryo bw'umwihariko, noneho hagategura abarimu koko bazigisha amateka batinyuka, bagatinyuka kujyana abanyeshuri gusura inzibutso, bagatinyuka gutumira nk'uko biteganywa na Minisiteri y'Uburezi, gutumira amashuri yabo mu nyigisho zabo abatangabuhamya. Ko nyakubahwa Perezida wa Sena twasanze hari abanyeshuri bategurwa kuzaba abarimu b'amateka banakibaza ko ibyo abantu bavuga byanditse mu mateka ari amakabya nkuru, kuko ni ibintu biteye ubwoba. Ibyabaye muri jenoside ni ibintu biteye ubwoba, hari abumva yuko abantu bakabye. Ubu rero nkaba numva hari imbaraga zikwiye, maze ibyo mutanga mu mahugurwa y'abarimu b'amateka ni ukujya no kubiha ba bandi bategura abo banyeshuri, kuko ubu ngubu mwibanda ku barimu bigisha amateka bari mu kazi, ariko abarimu bategura bazajya kwigisha amateka basanga bifitiye bya bindi ibyo bize muri za kaminuza zitandukanye n'ahandi, ugasanga bo ntibagerwaho n'iki ngiki. Ntabwo rero bashobora gutegura abantu badafite ubwo bushobozi. Nicyo gitekerezo nashaka gutanga, ngira ngo nakanguriye n'abandika ibitabo byinshi kuri jenoside yakorewe Abatutsi. Usanga bandika ibitabo ariko kugira ngo ibyo bitabo bikoreshwe mu mashuri bikagorana. Mba numva nk'abari abanyarwanda bakwiye kujya bakora na nyuma, bagakora fiche pédagogique zafasha mu mashuri kugira ngo bajye basesengura neza. Ku byo Senateri Evode Uwizeyimana yabajije, ikibazo kirebana na komisiyo y'ise rukusanya ni Edouard Karemera, murabizi yabaye minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu, yakoze jenoside akatirwa n'urukiko mpuzamahanga rwa Arusha, yaguye muri gereza y'umuryango w'abibumbye aho yarafungiye muri Senegal. Akomoka mu karere ka Karongi ahitwa mu Birambo, yahoze ari komine Mwendo niba ntibeshye. Edouard Karemera rero nibyo Perezida Habyarimana yamushinze kuyobora komisiyo, nayo iyo komisiyo yari ishingiye ku byagaragajwe n'iriya raporo y'iperereza. Yabajije aho bihurira, harahari. Ni ukuvuga ko Habyarimana yabanje gukoresha nyine inzego z'iperereza kugira ngo zimurebere uko ikibazo giteye. Nabiberetse simbigarukaho. Amaze kubona iriya mibare niho noneho yashinze iyi komisiyo yayobowe na Edouard Karemera, yarimo abantu bagera kuri 30. Noneho bo ayigira ku mugaragaro,
abashinga nabo gukusanya ibitekerezo. Niyo mpamvu Karemera bamuhimbye rukusanya, nuko yari afite ubutumwa bwo gukusanya ibitekerezo by'abanyarwanda ku birebana n'impinduka zikenewe za politiki mu Rwanda. Nibyo koko iyo komisiyo yabajije abaturage, ariko ishingira ku by'iriya raporo y'iperereza yari yagaragaje. Karemera rero koko abaturage bagaragaje yuko bifuza impinduka, cyane cyane aho bihurira bo berekanye ko barambiwe ishyaka rimwe, ishyaka rya MND ko barirambiwe, bakeneye umwuka, guhumeka, bakeneye gufungura politiki, ibitekerezo bya politiki bigashobora kuvugwa bitari mu ishyaka rimwe rukumbi. Cyo barakigaragaje. Hanyuma iyi komisiyo ariko ya Karemera yanahuriranye nuko hari n'abandi bantu b'injijuke 33 mu kwezi kwa 9 1990 bari banditse ibaruwa ifunguye bayandikira Perezida Habyarimana, nabo bagaragaza impinduka zikwiye kuba mu gihugu, mu mitegekere y'igihugu ndetse no muri politike yose, harimo iyo kureka ibinyamakuru bitanga ibitekerezo binyuranye, ariko n'amashyaka ya politike nayo agashobora gushingwa kemera kuko nta tegeko ryariho. Navuga rero yuko bihura. Iyi komisiyo ya rukusanya yaje isanga n'uwo mwuka w'ibinyamakuru byari bihari biriho bivuga ukuri rwose. Ikinyamakuru nk'Isibo, Kanguka, hari ibinyamakuru byari bitangiye, Rwanda Rushya, byaramaze no gutegura abaturage. Icyo rero byagaragarije Perezida Habyarimana n'ishyaka rya MND nuko byanze bikunze yagombaga kwemera amashyaka menshi. Binarangiye ngira ngo urabyibuka, yavuze disikuru yise ngo aggiornamento, ni nka mise à jour, ni nk'ibikenewe. Iya aggiornamento muri babyumva yanabikopeye kuri papa, ni imvugo ya Kiliziya Gatolika. Hanyuma rero nyuma hakurikiyeho ko urugamba rwo kubohora igihugu rwatangiye, ruza kwihutisha ibintu, n'imishyikirano iratangira, hari yabereye Nsere muri Kongo. Biza kugaragara ko leta ubwayo yabonaga ko nta kundi igomba kubigenza mu by'ukuri. Ariko mbivuze mu nshamake nuko iyi komisiyo rukusanya nubwo yashyizweho na leta, hari ibyo yagaragaje, nkuko kugaragaza ko hakeneye impinduka za politiki, hakeneye gufungura amarembo n'ibitekerezo. Hari icyo wabajije ariko n'abandi bagarutseho kijyanye nuko ubushakashatsi ko bwerekana isura, ishusho, ko ese ishobora guhura n'ukuri nyako, realite. Nta bantu bashobora kubaha ibisubizo kuko babona ari byo mwifuza kubona. Ibyo nibyo, nta nubwo ari nawe wa mbere bibaje rwose, n'abandi barabitubaza. Mu bushakashatsi bwose iki kibaho, hari uguha igisubizo ati ntawamenya, gusa mbihakanye ukabyara we, aho ntibyangiraho ingaruka. Ibizo ni risike z'ubushakashatsi bwose, ariko izi risike nubwo hari abashaka kuba basubiza batyo, ni nkeya ku mpamvu ebyiri. Ibibazo ni byinshi, abantu babajijwe ibibazo 123. Muri ibyo bibazo 123, kugira ngo abantu benshi bazasubize ibyo batemera biragoye. Bake bashobora kubisubiza gutyo kuko ariko si benshi, ariko ahandi bikemurirwa mu gisubizo wenda ikinini, ahandi bikemurirwa ni mu biganiro, biriya biganiro bifunguye. Kuko iyo iyi senteze imaze gukorwa, noneho hakorwa ibiganiro mu matsinda, noneho abatsinda akagira deba, harebwa rero ibyagiye bigarukaho mu buryo bwa rusange. Iyo habaye ibyo biganiro mu matsinda hakaba deba, niho abantu bisanzura bakavuga impamvu batanze igisubizo iki n'iki, impamvu batemera iki n'iki, noneho aho ngaho hakaba ariho havanwa isesengura riza ribisobanura. Hanyuma
ikindi ni uko ishusho uko igaragaye ibyo ari byo byose ikwereka igipimo rusange uko kiba cyifashe, risque d'erreur irimo, nta wavuga ko itarimo, ariko uko bimeze kose iyo shusho rusange ntabwo igira ibikomere bihagije unabihuje n'izindi nyigo, kuko ntabwo ufatiye yonyine, tuhuza n'izindi nyigo. Dufate nk'iriya mibare igaragaza nko ku ngengabitekerezo ya jenoside, urugero rworoshye, nk'abantu bakoze jenoside bigaragara ko bagifite umubare munini w'abatemera icyaha n'abana babo. Iyo unafashe imibare ya RIB ku cyaha cy'ingengabitekerezo ya jenoside ukareba kategori y'ababikurikiranyweho n'umubare uko ingana, usanga imibare nayo iri muri icyo gipimo, imibare y'abakurikiranywe. Noneho wareba ibyiciro by'abakurikiranywe ingengabitekerezo ya jenoside mu nkiko, nabo ubasanga muri kiriya cyiciro kivugwa, cyane cyane icy'abakoze jenoside n'abo mu miryango yabo. Aho rero bene icyo nakwita nka comparaison, no kugeranya n'izindi n'ubundi bushakashatsi, bituma isura biduha itwizeza yuko ibipimo biri aha ngaha bitibeshya cyane. Iyo unarebye, ndasoreza aho ngaho, ku bushakashatsi bukorwa na RGB ku gipimo cy'imitangire ya serivisi n'uburyo abaturage bishimiye cyangwa bagaya ibyo bagenerwa, zaba ibikorwa bitandukanye, serivisi, usanga rwose igipimo kinini nanone cyerekana ko bishimiye. Nta kuntu rero izo perception zose zishobora kuza zibeshya, haba harimo reality ijyanye n'ibyo nabo bemera. Senateri Dusingizemungu ibyo yavuze bijyanye intera ihari mu kwigisha amateka mu mashuri, nibyo urasaba, ni nibyo mwabonye, ni constat yuko mu mashuri ategura bazaba barimu nabwo amateka atigishwa bihagije, badategurwa bihagije. Nibyo dufite ikibazo cy'impuguke mu mateka nkeya, ni bake. Noneho ubwo buke rero bigatuma hari n'amashuri koko bashobora kuba batayiga neza ku buryo buhagije, badafite abarimu bahagije. Icyo ni ikibazo tuzakomeza gufatanya gukemura, twigisha higishwa abarimu koko, nibyo, no kubaha ibikoresho matériel didactique. Ni ngombwa yuko Minisiteri y'Uburezi turiho turabikoranaho, ndetse hari n'ibikorwa bifatika dukora mu biruhuko binini. Abarimu tugira igihe cyo kubahuza muri buri ntara, ibyumweru 2-3, noneho hakaba ibiganiro byo kubaganiriza. Abarimu bafite experience, barakuze, si ukubigisha nko kwigishwa, ahubwo ni ukubaganiriza kugira ngo twumve bo ingorane bafite n'izihe, aho bakeneye kugira ubumenyi bakongererwa ni hehe, bigakorwa gutyo intara ku yindi. Icyo tunabonamo nuko hamaze kuva ibyo biganiro byatangira hashize imyaka 3, biradufasha kandi nabo bikabafasha. Icya mbere bidufasha kumva impamvu hari n'abafite ingingimira yo kwigisha amateka. Hari abayatinya, atari ikibazo cy'ubumenyi bukeya gusa, ahubwo no kuyatinya kubera ko yabagizeho uruhare nabo, bakagera ku bice bimwe na bimwe bagatinya kubivuga. Ariko reka tuze kubyo turimo twavugaga ngaha, dufata urugero rwa Jambo. None se niba umwuzukuru ambonye umutwa ari mu Rwanda akaba agiye kwigisha isomo ry'amateka, ubwo ntabwo ab'umuryango we bose ntibari mu Bubiligi, hari n'abari aha ngaha, wenda bashobora kuba babyemera nkabo ariko batabyerekana. Nagera ku gice kireba Parmehutu aragikwepa, ahubwo agafata imfashanyigisho afite akayiha abanyeshuri ati musome. Ubwo bikaba byerekana ko isomo atarihunze ariko ntaryigishije. Ariko yagera kuri revolution yakorewe y'Abafaransa aho akayisobanura pe. Byatumye rero muri biganiro tugirana nabo babitubwira n'izo mpungenge bafite, natwe bikaduha umwanya wo kuganira kugira ngo
twereke umuntu ko niba waravutse mu muryango uyu n'uyu ukawusanga umeze utyo ntiwabihisemo, nta n'icyaha biteye nta n'isoni biteye kuko nta ruhare bifitemo, ariko wiheranwa nabyo jyana n'amateka y'igihugu n'ukuri kwabyo n'icyerekezo. Hakaba rero n'abandi batubwira bati birangoye, ati data yakoze jenoside, mu bana nigisha harimo abavuka ku babyeyi bishwe na data, ati rero iyo mpageze kujya kubisobanura birangora birandushya. Urumva uwo nawe avugishije ukuri, bikaduha umwanya wo kugira ngo twongere tumufashe dufatanye gukira icyo gikomere.